nawe murahazi ndahazi mufite bene wanyu ni wacu ko bamarusha nawe baravuze ngo twabonye abashitsi bavuye kwa umuntu wo mu mbaga witwa Gen.Muhoozi Okubayamba muramwumvaga ise ninde ko mutari gushiraho president kandi nzi ngo muramukundaga cyane kandi muramutoraga utamutoraga hanike umutoraga abamutoraga bahanike turebe okay uwo niwe Muhoozi ubwo iyi ni project ya Muhoozi wavuze ngo reka nze muri Kisoro ndebe ko bantu bacu namwe muri bene wacu turabakundaga cyane reba baravuga ngo ubwo bageze muri Kisoro nta bandi bantu bo bareba kubera rimwe bakundaga cyane reka baze bakora iki batubarebe babaganire namwe nkuko tubakuyeho n'icambaro ku kigura cubukira henze babahe ku butishati twambare bimwe bisa n'ibyacu nkuko natwe twambaye ibi tubane neza none mu gihe cyo muzaba mwumvishe ngo Gen.Muhoozi hari icari gukora abayahagaze nko ku bwa president abayahagaze nko ku buki muzamufasha nta muzamufasha kuko muzaba muzi ngo uyu ni wa Museveni wa President Museveni kandi aradukundaga kandi turamuhagiraga therefore numuhagira nabwo urabahagende Museveni sibyo abari kugendana nanje bahanike ubwo na chairman yemerekanyije nanje aba bashitsi nabo aho yakuye izabasubizeho neza kandi muri kureba ndi Batwa kuko uri kureba ni kampo yanje yo yabasitsi bicaragaho icyo mbashimiye nuko mutuzaniye utwambaro two kwambara kugira ngo natwe tube neza nk'abaturage nk'abandi bagenzi banyu ikintu ndafite nagataka kurisha abana uri kureba ukomeze ubwana no kuja ku shuri bukaburi cyo kurya bukananirwa kuburi cyo kurarira nyabuna mu nyambe nubwo mwanyeza gahunga ko kurira bakarira ku shuri icyo kintu kibashimiye mwakoze kuza kumbaramira kandi umbije ko mwari mufite n'agapfukire kitwa agashera ko kunsigira kaba bana kugira ngo nabo barye Imana yabagejeje aha izasubizeho mu mbaga t-shirt ko kugira ngo nanje nze nanyura mu baturage meze neza icyo kintu nakibashimiye nshaka mwabankomera mu mashi
Like women, they wake up early in the morning, they went in the town, they beg or they request for job, maybe to mop, maybe to wash some clothes in his garage. Then others, they go in rust bin, they pick like empty rubbish, then they go and sell. The men, they go in town, they make like to carry some sacks of beans in town. So it's like that. As Batwa, we are suffering a lot. You can see our houses are not good enough. We are sleeping in bad conditions, so we was requesting for our next president to help us. We want our children to go to school. We need education, we need health, we need good houses. So I'm really happy to see you guys here, so thank you. What we are requesting, we want our Batwa to, in the future, we want to be better. So we want to be like other peoples. We want good houses. We want our children to go to school. Maybe in the future they can be people who can do something for other Batwas. Ibizibu byinshi mureba nguko tumeze ahangaha nta butaka dufite bwo guhingamo kuri kureba nka buno buzu bwacu ukuntu uko bumeze ngatwe turara hanze imvura nukurera tunyagira naho kuryama nta kiryamiro icyo kurya ntaco kandi namwe tureba nk'ukuntu uko tumeze kandi murebe nk'aka ka uniform ako twambaye ni umuntu w'umugira neza akatwerereze kugira ngo natwe duhumuke tube nk'abantu. Okay? So ubwo natwe mukaba muri kutureba cyo murebe hano ukuntu uko namwe mwatuyamba mukareba natwe ngo tube nk'abandi bantu tuteke inyuma ng'ikoti murebe ukuntu uko mwatuyamba. Nali batana kawunga n'ebiyimba tubisharinge tibiri bya government n'ebyange k'omuntu so nawe bali support byarugawa munyano wanyu Muhoozi yangira ngo babaletere muri ebiyimba so sample ya kawunga nkaka kawunga super omutali gushima yangira ngo ari munyina n'abana abatonka 20 yagure emigati y'abana emigati y'abana yangira ngo mbaletere na n'ebihimba n'ebihimba ni ebihimba ni byeyo cyala gambye nti bali 10 mu kitundu kino naye waliwo ekitundu ekirala kye twasokedemu nga kirimu abantu biringa 2
then waliwo ebitundu ebirala 3 ebiri ewala wano bitasobodde kugendamu. Tubadde tujja mukwano gwange ono omutwa chairperson yafuna essimu yaffe n'akaaba n'aweereza message nti Abatwa babonaabona nga bwe mulabye ennyumba zaabwe ze basulamu zeezo. So tuzze okulaba ebizibu byabwe, tulabe engeri ki gye tusobola okubayamba ng'abantu sekinoomu. Okuva wa mukwano gwabwe Muhoozi, Gen.Muhoozi, tubaleeteddeyo akawunga, ne tubaleeterayo n'ebijanjaalo, wamu ne tubaleetera n'ebyokunywa. Then ne bawo ne bagamba nti nabo baagala kubeera ng'abantu, mbawe ku ssaati ze twambala. So mbaleetedde essaati eno ey'omulembe, nabo bambaleko. Basuubiza nti tujja kukomawo naye nsifunye omukisa nti mu Batwa mulimu omuntu omu amanyi Oluzungu ne kyamaani waabwe amanyi Oluzungu, boogedde mu Luzungu, abamu bamanyi Lunyarwanda na Lufumbira. So tubasaasidde naye tujja kukomawo, tujja kuyita mu bibiina byaffe ebyenjawulo omuli Rotary Club ne MK Movement yennyini. Abantu bazira kisa, tubagulire tents, tubagulire amabaati, tubafunire n'ettaka gavumenti yabayambeko.